Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri Rwanda Update Info. Amahoro y'Imana akomeza kubana namwe bitewe n'ibice by'isi mu gihe mutwumviramo cyangwa se mureremo gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe. Tugarutse n'amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi, muri Afurika ndetse n'ahandi hantu habagiye hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugaruka no mu Rwanda iwacu. Ngira ngo ni inama yari yabaye ihuje abaminisitiri, igahuza na His Excellency Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange ndetse n'icyateza abanyarwanda bose imbere. Mu by'ukuri ndagira ngo ni inama yari yabaye ihuje nyine n'abayobozi bakomeye ba ADEPR hano mu Rwanda, aho muri inama havuyemo ibyemezo byinshi cyane, havuyemo imyanzuro ikakaye ku mibereho myiza y'abaturage. Navuga ko muri inama havuyemo ko insengero za ADEPR zigiye kuba zafungurwa nyuma y'igihe kirekire insengero za ADEPR hano mu Rwanda zifunzwe zitemerewe kuba zakora. Mu by'ukuri nyuma y'uko abaturage bagaragaje ikibazo gikomeye cyane ko bari gufata urugendo rurerure bagenda kuba bashaka insengero zo kuba basengeramo, kandi ukabona ko biri kugenda bibagorana. Niyo mpamvu rero abayobozi ba ADEPR hano mu Rwanda bagurutse bakavuga ati ngo reka tugende byibuze muri inama yabaye ihuje abaminisitiri, igahuza na His Excellency Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage, nabo batanga icyo kibazo mu by'ukuri ko leta yagira ikintu ikora cyangwa se yabafasha kugira ngo insengero za ADEPR zafunzwe hano mu Rwanda kugira ngo zibashe kuba zakongera gukora, abaturage ndetse babongere kubona uko basenga ndetse bisanzuye. By'umwihariko muri inama havuyemo ibyemezo byinshi cyane bikomeye, aho nababwira ko amafaranga mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 2020 akagenda ku 15 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'2020 kujya babona uko bakishyura amafaranga mituweli bitabagoye hano mu Rwanda. Nyuma y'uko mu by'ukuri abaturage bagaragaje imbogamizi ikomeye cyane ko amafaranga mituweli gukomeza kugenda azamuka hano mu Rwanda, kandi batabyishimiye ko amafaranga mituweli abashije kuba yava ku 3000 akagenda ku 2020, bakibaza ese kuko niba amafaranga ya mituweli yaragiye ku 2020 kandi mbere twarishyuraga 3000 ndetse no kuyabona nabyo bikaba byaratugoraga, ubu ngubu niko tuzabona amafaranga 2020 byo kuba twakishyura mituweli. Nyine ukabona ko abaturage bari kugenda bibagora kandi binababangamira, kandi hari n'abaturage bari kugenda bavuga ko batazishyura mituweli ku mugihe amafaranga ya mituweli turabasha kuba yasubira ku 3000 nk'uko byari bisanzwe bimeze. Ukabona ko bari kugenda bibangamira abaturage n'abaturarwanda bose, kandi hari abaturage bagiye bisanga mu cyiciro cy'2020, kandi ugasanga uwo muturage ni umuhinzi nta n'akazi ka leta afite, kandi kino cyiciro cy'2020 baravuze ko kizakijyamo abakene ndetse n'abandi bantu bafite akazi ka leta, nk'ubwo navugamo abagitifu, abameya ndetse n'abandi bantu bakora mu nzego za leta bazajya bagenda bicura mu cyiciro cy'2020. Ese kwibaza ni gute umuturage w'umuhinzi yisanze mu cyiciro cy'2020 kandi koko ubona ko ari umuhinzi nta kazi ka leta afite? Ibyo bintu byagiye bikorwa gute? Mu by'ukuri abaturage bari kugenda bagaragaza ko nyine amafaranga mituweli kugenda abangamira abatari bakenya hano mu Rwanda. Ari nayo mpamvu rero iyi nama bashije kuba yaba kugira ngo babashe kuba bakemura ibibazo abaturage bagenda bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu by'ukuri rero izo nizo ngingo ebyiri tugiye kuganira kuri aya makuru yacu kugira ngo mumenyemo byinshi cyane byabashije kuba byavugiwe muri iyi nama. Ariko mbere y'uko tugenda gusesengura aya makuru yacu, niba uri kubona ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu mbere. By'umwihariko iyi video niba wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Tugende ku ngingo yacu ya mbere twavuze tuze kuganira kwiyusoro. Reka tugende ku ngingo yacu ya mbere twavuze tuze kuganira yuko insengero za ADEPR no mu Rwanda zigiye kuba zafungurwa nyuma y'igihe kirekire ADEPR insengero zazo zifunzwe. Mu by'ukuri nuko rero bagiye kuba bafungurirwa zino nsengero, kuko birabona ko cyangwa se byagiye bigaragaza ko abaturage bagiye bagaragaza ko imbogamizi ikomeye cyane cyane kuko bakora urugendo rurerure bagiye gushaka ahantu hari urusengero kuko kuba basenga, ukabona ko uri kugenda bibangamira abantu bose basengera mu idini rya ADEPR. Niyo mpamvu abayobozi ba ADEPR babonye ko biri kugenda bibangamira abanyetero ba ADEPR, ukabona ko uri kugenda bibangamira nyine gukora urugendo rurerure bagiye gushaka ahantu basengera. By'umwihariko mu by'ukuri rero bayose bavuga ko bashakasha ko umuntu banyine bakora n'inama n'abayobozi kugira ngo babashe kuba bafasha abaturage kuba babona n'ahantu bajya basengera. By'umwihariko mu by'ukuri hari insengero zimwe na zimwe zigiye kuba zafungurwa, nubwo rero atari insengero zose, ariko mu by'ukuri nuko ari insengero zimwe na zimwe zigiye kuba zatangira gufungurirwa kandi mu minsi byose zitangiye kuba zakora no mu Rwanda. Mu by'ukuri abaturage bakomeje kugenda nyine bashimira cyangwa se bavuga ibintu byagiye biva muri iyi nama. Mu by'ukuri bavuga ko ari ibintu byiza cyane kuba ADEPR igiye kuba yakongera kuba yafungurirwa insengero byibuze bakaba bakongera gukora, kuko abaturage bagaragaza ko bahuye n'ikibazo gikomeye cyane kuba bafungirwa insengero zabo, kandi ukabona ko bagiye babura nyine ahantu kuba hasengera. Mu by'ukuri ukabona ko biri kugenda bibabangamira. Rero muri iyi nama niyo mpamvu habaye iyi nama kugira ngo byibuze babashe kuba havugwa nyine cyangwa se haganirwamo ku kibazo cy'insengero za ADEPR zikomeje kugenda zifungwa hano mu Rwanda. Mu by'ukuri nubwo atari insengero zose, ariko mu by'ukuri ni insengero zike bazafungwa kugira ngo zifashe abaturage. Ntabwo ari za nsengero zose bafunze bazongera bagafungura, ahubwo nuko bazafunguramo insengero zikenya bitewe n'ahantu, cyangwa se kugira ngo bazagenda sinzi ikintu bazagenda barebera kugira ngo bafungure izo nsengero. Ariko mu by'ukuri nuko izo nsengero bagiye kuba bazifungura kandi vuba ngaha muri uku kwezi kwa kane bikaba bitangiye, bikaba uko izo nsengero zikaba zaratangiye kuba zaranakoze neza cyane, abantu bari kuzisengeramo nk'uko byari bisanzwe bimeze mu myaka yashize. Mu by'ukuri nababwira ko ADEPR isanzwe ifite abayobozi 148 bose, kuri ubu ngubu nuko rero isigaranye abayobozi 30 ndetse n'amashami yabo ya ADEPR akaba ari 30. Urumva ko muri buri karere hagiye hari icyicaro cya ADEPR. Urumva ko rero bari bafite ibyiciro byinshi cyane, ariko bagiye babigabanya. Ariko kuri ubu ngubu rero nuko inkuru nziza kuri ADEPR nuko insengero zayo zigiye kuba zakongera zigafungurwa, abayoborwa ba ADEPR bakongera nabo babona ukuntu basenga neza cyane bitabagoye, kuko urabona ko ubu nyine bikugenda bibabangamira gufata cyangwa se bagakora ingendo ndende bagiye gushaka ahantu hari urusengero nyine batafunze kuba basengera. Ukabona ko biri kugenda, cyangwa se n'abandi bantu babigaragaza ko babaye abapagani kuba ko nta rusengero bafite kuba basengera, ukabona ko biri kugenda biba
bibangamira abaturage n'abaturarwanda bose basengera muri ADEPR. Mu by'ukuri rero nuko rero yari inkuru nziza cyane ku idini rya ADEPR cyangwa se n'abandi bantu bose basengera muri ADEPR. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemere tugende ku ngingo yacu yakabiri twavuze kuganira ya mituweli, yuko amafaranga ya mituweli mu Rwanda agiye kuba yagabanukaho amafaranga 5,000 akava ku mafaranga 20 akagenda ku 15 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'u20 kuba bakishyura amafaranga ya mituweli bitabagoye, kuko urabona ko abaturage bagiye bagaragaza ikibazo gikomeye cyane k'amafaranga ya mituweli yazamutse cyane akaba ari no kubagora kuba bakishyura amafaranga ya mituweli, kuko urabona ko 3,000 bya mituweli bishyuraga mu myaka yashize ntabwo kuri ubu ari amafaranga bari kuba bakishyura, kandi bishyuraga 3,000 kuri buri muntu. Kuri ubu rero no kuri gusanga bisanze mu cyiciro cya 5 cyangwa se icyiciro cya 4 ugasanga amafaranga menshi cyane. Se ukibaza niba 8,000 ari byo uzajya wishyura ku mwana umwe, kandi mbere wishyuraga 3,000 no kuyabona ukabona ko byakugoraga. Kuri ubu ngubu niho uzajya ubona amafaranga 8,000 uzajya wishyura, nyine ukabona kuri kugenda bigura abaturage mu by'ukuri bari kugenda bagaragaza imbogamizi ikomeye y'uko amafaranga ya mituweli yakongera agasura byibuze ku 3,000 kugira ngo bajye babona ukuntu bishyura amafaranga. Kuri kubona ko biri kugenda bibagora kuba bakishyura. Umuturage kibaza ese niba kuko ndi umuturage mfite umuryango w'abana 10 cyangwa se 8 nkaba nishyura mituweli y'ibihumbi 20, urumva ayo mafaranga nzayakora nta kazi ka leta mfite? Kandi mu by'ukuri ukibaza abaturage niba bari kuvuga ko amafaranga 20 bya mituweli ari amafaranga menshi cyane, kandi leta yaravuze ko 20 bizajya byishyura umuntu ufite akazi ka leta. Ubwo nabaha nk'urugero gitifu, meya ndetse n'abandi bantu bagiye bafite akazi ka leta bazajya bishyura 20. Kuri ubu abaturage bisanze mu cyiciro cy'u20 byoho byagenze gute kugira ngo abaturage bisange mu cyiciro cy'u20? Mu by'ukuri ni ibintu bari kugenda nyine bigaragaza abaturage, ndetse ukabona ko bitishimiye nyine gahunda y'uko mituweli yabashije kuba yazamuka. Ese umuturage ni umuhinzi nta kazi afite, ariko ari kwisanga mu cyiciro cy'u20, ukibaza ahantu azakura amafaranga kandi nta n'akazi afite nyine kamuhemba ku kwezi. Ukabona ko ari kugenda bigora abaturage ndetse n'amabangamira kuba ayo mafaranga ya mituweli yabashije kuba yazamuka. Mu by'ukuri iyi nama yabashije kuba yaba nyine kugira ngo ibashe kuba yanafasha n'abaturage bisanze mu cyiciro cy'u20 kuba byibuze bajya babona ukuntu bishyura amafaranga. Niyo mpamvu rero amafaranga mituweli agiye kuba yakurwa ku 20 akagenda ku 15. Ariko nanone nababwira ko mu by'ukuri n'abandi bari mu byiciro biba bigiye bitandukanye nabo ntabwo leta yagiye bibagirwa, ko mu by'ukuri nawe ibafiteho gahunda y'uko amafaranga nawe yazabasha kuba yagabanuka, kuko murabona ko nk'umuntu uri mu cyiciro cya mbere we nubwo nta kintu nyine yakiriwe atera cyangwa se nta comment yatanga, kuko leta wizajya imwishyura. Ariko uribaza nko mu cyiciro cya kabiri aho uzajya utanga 3,000 leta igagushaho 4,000, abo bantu mu cyiciro cya kabiri nyine murabizi, cyangwa se abantu muri mu cyiciro cya 4 ho nuko nyine uzajya wishyura amafaranga nta kintu bagutangira. Urumva ko mu by'ukuri namwe rero nubwo rero leta igiye kuba yagabanyaho 5 kuri 20 ku bantu bazishyura 20, namwe abantu bari mu cyiciro byo hasi nuko leta ibagenda ibatekerezaho, kandi namwe hari icyo leta izakora namwe kugira ngo ibashe kuba yabagabanyiriza ayo mafaranga, kuko nubwo nawe uri kwishyura 4,000 cyangwa se ukaba uri kwishyura 8,000, ubwo no kuba nyine ku cyiciro cyangwa se ku rwego rwawe uriho nuko nawe ayo mafaranga ari menshi cyane kuyabona, by'umwihariko nawe biri kukugura nk'uko waburaga 3,000 bya mituweli. Rero niyo mpamvu rero leta igiye kuba yagira namwe ikintu ikora kugira ngo ibashe kuba yareba amafaranga ibasha kuba yabakurira, kugira ngo namwe mubashe kuba mwabona ukuntu mwakishyura amafaranga ya mituweli neza cyane bitabagoye. Ndabashimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene, by'umwihariko hangane kuri Rwanda Update Info. Niba uri kubona n'ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi nakuru nkanga ameza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko rya itangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza rero umunyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse n'uranze y'u Rwanda yuko insengero za ADEPR no mu Rwanda zigiye kuba zakongeza gufungurwa zigakora, abantu bakongera kuba basenga nk'uko byari bisanzwe bimeze. By'umwihariko rero ikaba leta ikaba yamaje no gutangaza yuko amafaranga mituweli agiye kuba yagabanuka hano mu Rwanda kuva ku mafaranga 20 akagenda ku 15, kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'u20 kujya bishyura mituweli neza cyane bitabagoye. Ndabashimiye cyane, ari kuri Rwanda Update Info, turakunda.